Akarere ka Rulindo muri iyi minsi kari mu bice by'igihugu byiganjemo ubworozi bw'inkoko bwo ku rwego rwo hejuru. Mu mudugudu wa Kinini ho mu murenge wa Mbogo, abaturage bavuga ko bahisemo korora inkoko kuko ari byo bibaha ifaranga kandi mu buryo bwihuse. Ni inkoko nkuko n'abandi bahitamo yenda guhinga ibirayi cyangwa bagahinga ibigori, ariko nyine hano mu mudugudu wa Kinini bahisemo korora inkoko. Uyu ni Niyonsaba Mukasakindi woroye inkoko 600. Ubu bworozi bwatumye umuryango we uba mu nzu ya miliyoni 20. Aha ni hahera avuga ko ubuzima bw'abaturage bwahindutse muri rusange. Ubuzima bwarahindutse kubera ko nyine abaturage babayeho neza, abantu b'inkoko babaha ifumbire, hanyuma abasore nabo bakabona ibiraka byo gupakurura, imodoka zije zipakiye ibiryo, abafite ibyuma bakabona gusya indagara, ibigori. Ubuzima numva nta kibazo mu baturage duturanye, yewe uretse n'abo duturanye ariko no mu tundi turere nk'ubu twagakenye turaza tukabaha ifumbire yo guteresha ibirayi n'ibigori. Ruzibiza Jean Claude nawe ubworozi bw'inkoko yabugize umwuga mu murenge wa Bushoki, aho afite inkoko 15,000. Ubworozi bw'inkoko yabutangiriye ku nkoko 100 mu mwaka w'1998. Nyuma aza gusanga korora inkoko akwiye kubigira umwuga. Wabikora ariko ni byiza ngo umuntu abanza nabyiga bihugurwemo, uhise ubyinjiramo gutyo hari igihe wahura n'ibibazo bimwe na bimwe ukananirwa kubyifatamo mu buryo bukwiriye. Ariko ushoboye kubona abakozi babimenyereye babishoboye, nta kibazo umuntu yabishoramo amafaranga rwose agakora uwo mwuga. Ni ibintu rwose haba mu buryo bwa business, haba no mu buryo bwo gufasha abaturage, haba no mu buryo bwo kunganira imirire y'abaturage, byose harimo umumaro ukomeye cyane. Izi nkoko 15,000 zituma nyirazo Ruzibiza abona buri munsi impuzandengo y'amagi 8,000 kandi ngo yose ayabonera isoko. Umuyobozi wa Rwanda Best Company avuga ko usibye kuba iyi company yo korora imugirira akamaro, atanga n'amahugurwa ku bantu baturutse mu bice by'igihugu bitandukanye no hanze y'u Rwanda baza gushaka ubumenyi ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ubu bworozi bwazamuye umubare w'abaturage bitabira gukorana n'ibigo by'imari bya Sako. Ibi bigaragazwa n'imibare itangwa n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe ubukungu Murindwa Prosper. Muri rusange nuko tureba mu karere ibipimo bigenda bizamuka by'amafaranga abanyarulindo batuye muri ibyo bice babitsa muri za Sako. Za Sako zo muri ako gace zarakomeye. Ugiye kureba Sako ya Bushoki, Sako ya Rusiga zirakomeye, zarazamutse kandi zatangiye ari Sako ziri hasi cyane, ubwo bworozi butarahaba. Ibyo byanatumye igipimo cy'abaturage bakorana n'ibigo by'imari nacyo kizamuka, financial inclusion, aho nko muri 2002 twari tukiri kuri 68%, ariko ubu ngubu iyo dukoresheje imibare yacu kuko dufite uburyo tubikurikirana nko mu karere, twageze kuri 83%. Urumva bigenda bizamuka. Aba borozi bavuga ko inkoko yagaburiwe neza nyuma y'amezi 4 ibitangiye gutera. Ibi bamaze kugeraho bemeza kandi ko bishingiye ku mahoro n'ituze igihugu gifite. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Rulindo.